ubushake bwinshi bwo gukora imibonano mpuzabitsina buterwa n'iki, ndetse no kutagira ubwo bushake biterwa n'iki. So kaze kuri The Gospel TV. Muri iyi video ngiye kuganiriza ku burwayi bwo mu mutwe bwitwa hypersexuality, butuma umuntu agira ubushake budasanzwe gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse na hypersexuality butuma umuntu atagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. So reka dutangirane na hypersexuality. Hypersexuality ni nka sex addiction cyangwa kubatwa n'imibonano mpuzabitsina cyane, cyangwa se n'uburwayi bwo mu mutwe bituma umuntu abatwa n'imibonano mpuzabitsina. Ibimenyetso byayo rero biba bigoranye ku muntu uyifite kuba yamenya gukontorora ibyiyumviro bye cyangwa se amarangamutima yaganisha ku mibonano mpuzabitsina. Ahantu hose mujya mubona abantu bitanga bameze nk'amahene y'izuba ahantu hose. Ubusambanyi cyangwa se imibonano mpuzabitsina nicyo kintu atekereza cyangwa nicyo kintu kijya mbere muri we. Ikindi cya kabiri, aba ari engaged, sinzi ukuntu mu Kinyarwanda ndabivuga, cyangwa se ari engaged, gusa mu Kinyarwanda ni gute nabivuga, sinzi ukuntu nakoresha iryo jambo, ariko ari engaged cyane mu bikorwa sex activities, mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina. Nicyo kintu kiba kijya imbere, nta kindi kintu kiba kijya mbere. Nyine muri we aba yumva ari cyo kintu cya mbere, kintu njya mbere. Ikindi, aba ashaka ikintu nyine kirazana iyo mood igihe cyose, kureba amapornography, kureba wundi ureba wa mukobwa ati who is that girl with the big nyashi, ibyo byose ahantu hose nyine biba yumva ikintu cyose gihari. Buri mukobwa wese abonye nta kindi atekereza imibonano mpuzabitsina. Ikindi kintu, ahora nyine yumva ari afite stress cyangwa ananiwe, ariko akumva ko nakora imibonano mpuzabitsina birarangira, ariko none yayikora agahora aricira urubanza, agahora yicira urubanza kuki nabikoze, none akongera akabijyamo, none agahora yicira urubanza kuki nabikoze, akumva ni ikibazo, ariko none akumva ari wo muti nyine ari cyo gisubizo wenda cy'ikibazo runaka afite muri we. Ikindi kintu gituma nyine ikimenyetso cy'iyo cya hypersexuality, nta kindi kintu umuntu atekereza, nyine nkuko navuze, nta kindi kintu atekereza ibyiyumviro bye, ibyifuzo bye, ni imibonano mpuzabitsina. Ikibitera rero, hari bipolar nigeze kuyiganiraho. Ni uburwayi bwo mu mutwe nyine butuma umuntu agira mu ndu zitandukanye, mu kanya akaba arishimye, mu kanya akaba ararakaye, nyine ukavuga bigatuma umuntu aswinginga mu ndu ze ntizihore hamwe. Ikindi ni trauma y'ibintu yanyuzemo byashize, cyangwa n'ihohoterwa ashobora kuba yarakorewe ahashize. Ikindi ni igikomere cy'ubwonko. Umuntu ashobora gukora accident yakira agahita agira icyo kibazo bitewe wenda ni igikomere cy'ubwonko yagize. Ikintu rero cyakemura ubwo burwayi bw'umutwe bwa hypersexuality cyangwa se ubusambanyi bukabije, akaba ariko byita. Icya mbere, ugomba kujya kuri umuterapist akakuganiriza, gufata imiti, nanone kuba mu magroup agiye atandukanye aganira ibintu bitandukanye, ukagira group cyangwa club runaka, nazo zirafasha kuba uri mu bandi mudahuje ikibazo, cyangwa nabo mu gihe uje ariko bakivuyemo ukakubwira uko wabigenza. Ikindi ni ukwiga kwiyitaho, ukirinda nyine nawe ukagira protection. Nawe ukaba ufite, ariko nawe ukaba uri umuntu wiringa kuba yava muri iyo condition. Akenshi ikintu gihari iyo uri mu bandi, kuba mu bandi birafasha cyane. Ukora umuntu uganiriza abantu, hari n'abantu bano baganiriza amakupure, aba bita couples counselors, nabo barafasha kuganiriza. Ariko none tuvuge ku muntu nyine ufite ikibazo ariko adafite n'ubushobozi bwo kuhafodinga, cyangwa se kuba yagera aho hantu wenda agiye gushaka ubwo bufasha. Ba mu magurupe atandukanye mu cyaro cyangwa se n'ahandi hose hari amagurupe atandukanye, mu maklabu runaka, bana n'abandi nyine wige kwadapta culture zizo udafite. So noneho hypersexuality n'igihe umuntu cyangwa n'ubwayi bwo mu mutwe butuma umuntu atagira n'ibyo byiyumviro by'imibonano mpuzabitsina, just ukaba aho ntubitekereza, ahantu urabishaka. Ibimenyetso byabyo rero, umuntu agira nyine interest cyangwa inyungu nkeya mu bijyanye na activity z'imibonano mpuzabitsina.
ikindi abamva nyine atabishaka ari n'ibintu bimubangamira cyane, akirukanga n'ibintu bimubangamira cyane. Ikindi ntago ajya bitekereza, ibitekerezo bijyanisha ku mibonano mpuzabitsina bari bikeya cyane muri we. Ikindi ubushake nyine raw libido, ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo aba afite, nta n'ubwo waba uhari. Rero ikintu kibitera ni kwihindura nyine changement y'imisemburo y'amahormone nayo irabitera, hormone changes cyangwa se kwihinduranya ku misemburo mu mubiri. Ikindi ni uburwayi bwo mu mutwe nyine ikibazo mu buzima bwo mu mutwe. Ikindi ni ukuba wenda waragize nka relationship runaka ukahuramo n'ibibazo runaka bigatuma nyine uzinukwa, kumva urazinutswe, kumva ikintu kijyanye n'ibyo bintu utagishaka, nabyo birangiza cyane. Ikindi ni trauma yahashize, ushobora kuba warafashwe ku ngufu ugahita uvuga uti ndabisezeye, sinzi, bitewe n'ukuntu umuntu yakugiriye nabi. Ikindi ni ibyo bintu byose umuntu aba yaranyuzemo nyine hashize, cyangwa warafashwe no ku ngufu, ibyo bintu byose bitera iki. Noneho ukuntu wakivura rero nabyo ni therapy, nka ntuza couples counseling, kureba abantu nyine bagira bakansuringa, baganiriza abantu, guhindura n'ubuzima urimo. Tuvuge wenda niba ufite ukuntu ubayeho uyu munsi ukabihindura just kugira ngo ugire ibyo bita healthy mental health, ubuzima bwo mu mutwe bwiza. Kuko nanone kuba utabitekereza nanone ni ikibazo, nanone kuba ubikora cyane nabyo ni ikibazo. So ni ibyo ngibyo. Niba ufite icyo kibazo, mbere yuko ntegura iki kiganiro naganiriye n'abantu benshi cyane, kabura ubundi wenda ku muntu utabimariye, ni ibintu ukora just gakeya, ariko ugasanga uri mariye ariko ubikora kurusha n'umuntu uri mariye, iyo nayo uyifite. kandi nanone mu gihe ukaba utamara wenda amasaha nk'atatu utabitekereje, ngo ni uburwayi. nanone kubaho wiberaho ngaho ntubitekereze, ntacyo bitwaye, ntacyo byishe, atari no kuvuga ngo nyine ngo ni abstinence cyangwa se forbearance, ahubwo nyine ariko mu mutwe bimeze, icyo nacyo ni ikibazo, yaba ku bakobwa no ku basore. If you find this more interesting, please subscribe, like, share and comment.